Yes, alright, reka nongere mbasuhuze mbifurize kugubwa neza cyane mwe mudukurikirana buri munsi muri mu bice bigiye bitandukanye. Ni kuri Rutamu Toke Zone TV, iwabo ba sportif cyangwa se iwabo w'ama breaking news, amakuru agiye atandukanye arimo kugenda avugwa mu mikino hirya no hino. Kuri uyu mugoroba ni muri ya gahunda ya rarana amakuru. It's a breaking news. Niki kigezweho? Muraza kunyihanganira cyane kuri uyu munsi ntabwo dufata umwanya munini muri equipe ya APR Football Club, ahubwo content na radari zacu tuzimuriye muri equipe ya Rayon Sport irimo gutegura umukino wa shampiyona. Equipe ya AS Kigali hari amakuru menshi arimo kugenda avugwa muri equipe ya Rayon Sport, ariko radari tugiye kuzijyana mu nyubako imwe iri hariya Kicukiro, ahari kubera icyo twakwita guhuza abasaza. Ariko hari video igaragaye kuri uyu mugoroba ifite ibindi bintu isobanuye. Ese byaba cyangwa se mvuge ntibirabi byuya ntiba maraso, kubera ko amakuru ntabwo ari meza cyane muri equipe ya Rayon Sport. Tugiye kuza tubyinjiramo tunareba ugukingwa ibikarito mu maso n'abanyamupira muri rusange, n'impamvu nyamukuru yatumye habaho ihura rya Perezida Tade ndetse n'uwitwa Paul Muvunyi wari umaze hafi amezi 4 atagaragara muri event za Rayon Sport. Niki kibaye kugira ngo umunsi cyangwa se igihe bacanyeho umuriro aribwo baza kureba icyo bakora? RGB nayo hari ibyo iri kugaragaza ku ruhande rwayo. Ubwo tugiye kuza tubyinjiramo neza cyane. Icyo usabwa nta kindi, kanda kuri subscribe tuzamuke neza cyane. Abareyo ndabahamagaye, ntacyababwira ukuntu nishimye. Ku maso mfiteho akamwenyumwenyu, ariko ku mutima ndababaye. Bigendanye n'ibiri kuva muri equipe ya Rayon Sport, equipe ya rubanda, equipe y'abanyarwanda. Nabonye hari aba diaspora batangiye gukora fundraising ngo bishyure imyenda equipe ya Rayon Sport ibereyemo. Ubwo tunasuhuza abantu dukurikirana bari za Canada, bari muri Amerika, abantu za Australia, abantu bari mu Bwongereza, za Belgium, mu Bufaransa ndetse no mu Buholandi. Tufite abataramu benshi bagiye batandukanye bagiye batubwira bati tuba turi kumwe 5 kwa 5. Biganiro byanyu turabikunda kandi turabikurikirana 100%. Ubwo rero izo breaking zose tugiye kuza tuzinjiramo, hanyuma turebere gahunda zose zirimo gupangwa muri equipe ya Rayon Sport. Nizere ko wamaze gupyondaho kuri subscribe, ubundi wandike igitekerezo cyawe kugira ngo ubone ko duhereza umwanya wanyu ibitekerezo byanyu. Nuko buri comment iza kuri video yanjye ndagerageza nkayirayikinga mu rwego rwo guha agaciro ibitekerezo byanyu, ariko nanone nkamenya ibyo mushima n'ibyo munenga. Twakira ibitekerezo byose, nta kimwe dukuramo, ariko ukuri kwawe ntago kwahutaza ukuri kundi. Very nice. Ubwo reka nizere ko ibintu byose bisobanutse neza cyane muri rusange. Munyemerere dutangire muri equipe ya Rayon Sport. Muri equipe ya Rayon Sport ubundi nkuko bisanzwe ntabwo tugiye kubitangira, hamaze iminsi hagaragara icicikana ry'amabaruwa. Icicikana ry'amabaruwa ya buri munsi, urwego rumwe rugasubiza n'urundi rwego rugasubiza uruhe, rugasubiza urunguru, kugeza naho twavuze tuti Rayon Sport na staff yayo yose y'abagabo benshi yamaze gufeiringa, kubera ko ibiranga imiyoborere myiza harimo na collaboration, kumvikana mu bitekerereze, mu myumvire, imigenzereze ndetse n'imikorere, cyane cyane mu gushaka inyungu za rubanda. Meme shows ubwo bavuze abafana b'equipe ya Rayon Sport n'abandi ba sportifu bakunda Rayon Sport. Ariko byakomeje kugaragara ko byarenze kuri urwo rugero, bizamo hangara ngo hangare, buri wese agwanira icyubahiro cye hatarimo kureba inyungu za equipe ya Rayon Sport. Ngira ngo abantu babirebye, Rayon Sport irimo ategura match ku munsi wo ku cyumweru na AS Kigali,
ariko byose biri kuba nta motivasiyo y'abayobozi iri kugaragara kubera ko hari ibindi bintu bahugiyemo biruta gutegura match. Ndagira ngo tujyane neza. So kubw'iyo mpamvu rero ubu tuvugana inama ziri gucicikana cyane cyane hagati ya Perezida Tade ndetse na Paul Muvunyi, umuyobozi w'urwego rukuru rw'ikirenga muri ekipe ya Rayon Sport. Ndagira ngo mbamenyeshe ko kuma ekipe yose ari ku isi, Rayon Sport niyo ekipe igira urwego rw'ikirenga rw'imiyoborere. Ubu ni amategeko ya CAF cyangwa se agenga amakrebe mu isi, ntabwo urwo rwego rubaho, ariko bwa budasabwa ekipe ya Rayon Sport bwatumye bibaho. So inama rero iri kuba, ngira ngo twanabivuzeho kare cyane, bigarije bitandukanye, ngira ngo byanasirikiye cyane bitangaza amakuru. Hariya za Kicukiro mu nyubako imwe niho abasaza bari guhurira. Ngira ngo muraza kubona muri video tugiye kuza tubashiriraho iri imbere, muze kugenda muyumva muyirebe kubera ko nayo hari ibintu byinshi isobanuye. So iyi nama rero imwe mu myanzuro iri kuvugirwamo twayiganiyeho, ariko ndashaka kujya mpereza abantu ukuri kuzuye kwa nyako, ukuri kw'ibihatsi biri ibintu byose bigendanye n'icyo radari zacu ziri kutubwira, ukuri kuzuye ku gukinga ibikarito abanyamupira, abafana, memushoza n'abashinzwe kugira ikintu bahindura muri ekipe ya Rayon Sport. Ubwo ndavuga ubuyobozi bukuru cyane cyane RGB. Mbere na mbere yo kwinjira muri ibi bintu bidashoboka, kamanza mbabwire kano kantu. Rayon Sport tugendeye ku byo ari gutangariza ibitangazamakuru muri fundraising irimo kuba, cyangwa se munani uko hagati ya Perezida Tade na Paul Muvunyi, barimo baratangaza ko bashaka gukora fundraising kugira ngo ariko bakwikura mu bibazo ekipe ya Rayon Sport irimo. Impamvu habayemo guhura n'iki? Habayemo kotswa n'ibitangazamakuru no kugeza gushira hanze ukuri kuri muri ekipe ya Rayon Sport. So kubera ko hari amakuru yari yasohotse avuga ko hashobora kuba habaho ko haba Perezida Tade na Paul Muvunyi bashobora bose gusohoka muri ekipe ya Rayon Sport, hagatogwa ubuyobozi bushya. Ibyo ngibyo biri muri proposal iri yatangiye gutegurwa. Is that true? So baravuga bati rero icyo duhorana muri ekipe ya Rayon Sport nuko tuyirimo nk'abayobozi, ariko turamutse tuyisohotsemo byabigiye kuba ikibazo gikomeye cyane kuri twebwe. Kugira ngo tuve muri kino kibazo turimo cya FIFA, aho twabaninzwe tutemere kugura abakinyi, nta mafaranga ahari uyu munsi. Ariko se niki cyakogwa kugira ngo fundraising igende neza, abantu batanga amafaranga, hanyuma tubone ekipe hari bigenda neza, ayo mafaranga aboneka? So bicaye kuri table basanga uwitwa Perezida Tade kubera urwango cyangwa se ukuntu yamaze kwangishwa abantu, ntiyakora iyo fundraising ngo bikunde amafaranga bayamuhe, ahubwo bamutuka akaba yanabigenderamo. Baravuga bati ese Perezida Paul Muvunyi wabikoze byakora? Basanga ikintu gishoboka ni ikintu kimwe, nuko abantu bashobora kwicara bagasenyera umugozi umwe, igakogwa na Perezida Tade ndetse na Paul Muvunyi, bigaragara ko bose bashize hamwe mu gukemura kino kibazo. So nibwo kwicara rero, bamaze kwicara bavuga bati kugira ngo tubigaragaze, twebwereka tugaragare ko twahuye twiyunze. So ndashaka no kukwereka ko iyi myiyungire cyangwa se ibi bintu bari gukora ari ugukomeza gukina na emotions cyangwa se gukina n'amarangamutima y'abanyamupira muri rusange. Mbere uko ikintu cyinjiramo, ndajya nkwibutsa ikintu kimwe: kanda kuri subscribe, kanda kuri subscribe mutarakandaho, kore kuri share, tuzamukane neza cyane, kuko ukuntu kuri kuzuye kuraza gusharira kuri bamwe, ariko kugatanga ikindi gisubizo ku bandi bantu ntaza baribo, ariko bigomba kubaho. Icyo kintu cy'abantu bagomba kwicara tukiteguye, bigomba kugira ute, bigomba kubaho. So mbere na mbere turabanza guhera ku mibanire y'abaperezida ba ekipe ya Rayon Sport.
uyu munsi twabigarutseho dusanga hari abantu batagifite nimero cyangwa se bamaze kuborokana, tukaba turi muri bodi imwe, nkaba narakuborotse ukaba utampamagara ngo bikunde, cyangwa se nkaba ntaguhamagara, n'igihe nguhamagaye ukaba utanyitaba. Ibyo bintu cyangwa se iyo mibanire mu ikipe ya Rayon Sports irimo, wabyemera utabyemera, imibanire irimo. So nimba irimo rero, tukaba turi kubona inama ngo iri kunga bano bagabo. Mbere na mbere statement yanjye nuko iyi nama cyangwa se uyu muhuro nta kintu na kimwe ugiye kuza guhindura ku mibereho y'imiyoborere ekipe ya Rayon Sports. Niyo byaba biraba ukwezi kumwe ntabwo bizaramba. Icyo cyo ni ikintu nemeranya n'umutima wanjye 100%. Ndahera ku iki kintu. Turebye umuntu uvugwa mu nkuru ko ari kubunga, ntabwo ari umunyamupira ngo tuve ngo ni wa muntu uremereye cyane wagira ikintu abwira perezida tada abandi bamubwiye ntacyumva akaba yacyumva. Mbere na mbere ni umuntu uraho uciriritse usanzwe tutanazi cyane mu mupira, niwe witambitse hagati y'abano bagabo. So nkibaza nti rero, ese ko habaye inama zikomeye, hari inama zikomeye rukokoma zabaye ndetse zateguwe ku rugero ruri international, tuvuga tuti byanga byakunda hari ikintu kiza guhinduka muki muri ekipe ya Rayon Sports, ariko izo nama bikarangira n'imyanzuro ifatiwemo itemejwe kubera ko ibyo batumvikanye, abantu bakivumbura bagatera inama itarangiye. Icyo ngicyo ni kimwe. Icya kabiri, twabonye abasaza ba ekipe ya Rayon Sports bicara ndetse banihanangiza itangazamakuru. Byarabaye ngira ngo ibyo ni ibintu muzi. Bihanangije itangazamakuru barababwira bati Gasopo twe tubanye neza, nta kibazo na kimwe dufitanye hagati yacu, ahubwo mwebwe murimo kuza inyuma murashaka kugira ute, murashaka kuduteranya. Ngira ngo statement nayo barayisohoye. So nimba biriya bimenyetso byose nta kintu byasize, hakaba hamaze kuba inama zirenga 50 mu mwaka umwe, bivuze ngo buri kwezi haba inama zirenze 3, sibyo? Iyi nama rwose iri ko abafana ba Rayon Sports mwihangane, ni igitekerezo cyanjye, wenda ndaje tunarebe ku bya video zirimo gusirikira zibiri kuvamo, nk'abantu batanye no kubikweshoninga bakavuga bati why not, kuki bigenze gutya, kandi tuzi ko byibura hari ikintu, hari umusaruro ugiye kubivamo, tugiye kuza tubyinjiramo. Ariko twabinjiramo twareka uko niko kuri, uko nguko niko kuri abantu bakwiriye kumenya. So bivuze iki rero? Twabonye RGB irimo kugerageza, ndagira ngo ni statement yasohotse, RGB igeraza kuvuga ngo nimba hadakozwe cyangwa se ibisabwa bikurikizwe turabeguza. None nitumara kwegura ya Rayon Sports twibaga, ndakotinga bamwe mu bayobozi nka Marita Rutagambwa ku munsi w'ejo mu itangazamakuru yitangarije ko aba bantu ba ekipe Rayon Sports bafite inda nini ari ibisambo. Niba abantu babitanye ibisambo, nahandi twibiraga tukatugiye kuhaba twirukanwe, nanone birasaba ko twicarana ku meza, ariko byanga byakundira wese abari kureba undi abari kumureba ayimwe. So mu magambo make rero ekipe ya Rayon Sports ni ekipe yo gusengerwa of course mbere na mbere, kubera ko ntabwo ibintu ari shyashya. Icyo cyo ni ikintu abantu bose bagomba kumenya aho waba uri hose. Ni ikintu ugomba kumenya aho waba uri hose. So buri mureyo rero arasabwa iki? Buri mureyo arasabwa gufata igiburyo, ko biragaragara ko kugira ngo umuntu ave ku ruhande from nowhere cyangwa se amafan club bagerageje gukora ibishoboka ngo bunge bano bantu, ariko birangira byanze. Simpamya ko uyu munsi ari wari buze kubikora. Njyewe icyo ntegereje na niteze, nta nubwo nakibonaga muri ira nama inteko rusange yagombaga kuba tariki 22 bategura match ya AS Kigali,
nabonaga nanone nta musaruro biri gutanga, kubera ko ikintu nge mbona gisigaye nk'umusaruro cyangwa se nka kimwe mu bintu dutegerejeho kuba cyakora impinduka muri ekipe ya Rayon Sports nuko n'abasaza bavamo. Ntiteye kuri Paul Muvunyi, ntiteye kuri Perezida Tade, kuko na Paul Muvunyi nubwo hari abamusingiza ku bw'inyungu zabo runaka, ntabwo twakwirengagiza ko hari inshingano atakoze cyangwa se atagaragayemo nka perezida w'ekipe ya Rayon Sports. Ibyo ngibyo turabyemeranya 100%. Hari inshingano batagaragayemo. So niba nawe batarazigaragayemo, bivuze ngo nawe hari amakosa ari kuri side yawe ugomba kuryozwa uko byagenda uko ariko kose. So RGB rero ngira ngo murabizi neza ko nabo bamaze kubona ko ikipe ya Sport yamaze gufeiringa, twarimo tubireba. Murabyibuka ubutumwa bugera kuri bubiri RGB yahaye ikipe ya Sport, nta kintu na kimwe babukozeho bigaragaza gusuzugura. Basabwe gushyiraho amategeko, uyu munsi mwakorarangiye nta mategeko bakoze, ariko tariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 niba mubyibuka RGB yisabiye Rayon Sports ko inzego ebyiri zitayobora ekipe hari mu gihe bari mu isoko ry'igura n'igurisha, ariko tugasanga Perezida Tade afite kashe na Paul Muvunyi afite kashe, buri wese akaba yatera kashe kuri dosiye runaka. Kigiye byarasakuje cyane biteza polemique, abantu benshi turarakara cyane, turavuga tuti why not kibigenze guki, abenshi biratuyobera, ariko ko ariko kuri mezami. So uyu munsi rero ikintu cya muri ekipe ya Rayon Sports nuko RGB yagira ibintu ikosora, cyane cyane mu gutandukanya bari abayobozi. Ntabwo mvuze ngo bajye kuri ekipe ya Rayon Sports, kuko iyo baza ko abantu bakunda Rayon nojya kubigarukaho, bakabaye hari ibibazo siporo ihura nabyo nkabo nk'abakapo bakaba babikemura bidasabye ko bajya gukora fundraising, ariko ibyo byose nta muntu ubikora. Kuba rero bidakorwa nuko bakunda Rayon, ariko ntabwo ari rwa rukundo rwo kwitangira ikintu. Iyo ukunda ikintu urakitangira, iyo ukunda ikintu uragiharanira, ukora buri kimwe cyose. Ariko uyu munsi nta turabona umusaza wafata miliyoni 100 muri miliyari atunze ngavuga ngo Rayon Sports ifite ABCD, reka nyifashe muri buno buryo. Ibyo ngibyo nta muntu urabikora. Kuba ntawe urabikora rero nuko hari ibintu bari gucungana byo ku ruhande. So ngero nta ruhande mbabogamiyeho, navuga ngo ikipe ya Rayon Sports isa naho yamaze kuyute, yamaze kwinjirirwa buryo bukomeye. Hari icyakugwa cyashoboka, abasaza bava muri ekipe, hanyuma hakagira aho bahurira, ariko hatari muri komite nyobozi ya ekipe ya Rayon Sports. Nimba ari abasaza twakomeza kubona ibikorwa byabo muri ekipe ya Rayon Sports, byakomeza kugaragara, ariko agapingane kamaze kubarenga. So ubwo rero njye nuko mbyumva, bwo izera ko ibintu bimeze neza cyane. Izera ko mwakanze kuri subscribe, kandi kuri subscribe mutanga ibitekerezo byanyu, ahangaha turabisoma neza cyane kandi ibintu bikagenda neza. So nimba utarakanda kuri subscribe, ngira ngo abakapo bajye batandukanye bo barakanze, nabashimira cyane abantu bakoze geste bagakandaho. Ariko sofa ibi bintu byamaze kuba ibindi bindi byamaze kuba ibindi bindi, no gushaka icyakogwa bigakemuka mu maguru mashya, ariko nibidakemuka tuzabona n'ibindi birenze ibingibi, kuko nabyo ni ibintu twiteze cyane kubona muri ekipe ya Rayon Sports. Hanyuma rero ekipe yo ikomeje imyitozo, ngira ngo uyu munsi mu Nzovu bakoze imyitozo, Wasiri komeje gutangaza ibintu bikomeye cyane. Ntabwo ajya yiburira, urari musemaji wa club, ntabwo ajya yiburira. Abonye kwitamo udukoryo, utunankeje, utuntu tugiye dutandukanye, avuga ngo Murera nibwo twaza papa. Kandi wenda abantu benshi barabyibagiwe, shampiyona yahagaze imaze gutegwa n'ikipe ya APR ibitego 3-0. Nubwo abantu batagize babikomanta, ariko kubera neshe ikomeye cyane kuri ekipe ya Rayon Sports. So mpamya ko
ku munsi w'ejo cyangwa se ku munsi wo ku cyumweru ku match ya AS Kigali no hano gukosorera ibintu byose. Hanyuma rero ubwo ngubwo byose ni ibinyoma no kugenda bigaragara cyane cyane mu gukinga ibikarito mu maso n'abanyamupira. Ibizavamo bizagaragara ariko ntabwo igihe kirambye. Bashobora kuza bagategura ukwezi kwa mbere ukavamo, birashoboka cyane. Mwe mushozi n'abagabo bakabaganira ariko ntabwo byafata amezi 5 ukibona umwuka mwiza. Cyemezo cyangwa se isoni kimwe RGB cyangwa se abandi bantu bareberera umupira w'u Rwanda ngira ngo barabibona muri rusange. Hanyuma rero umutoza Faruzi Aruna akomeje gutegura equipe ya Rayon. Navugwa ko yiteguye kugarura foronganye kuri match ya AS Kigali, ko n'umugabo uri kumara hafi ukwezi atajya gukora imyitozo na equipe ya mbere. Vuze ngo nimba ari umutoza cyangwa se ari umukinyi wakaba yaba mwiza akaba yari kugaruka. Ibyo n'uruca abana cyane biragaragara. Kuko nyene nubaho kuri match ya Marine yagomba guhabwa iminota. Ngendeye ku bitozo yari yakoze. Ku mutoza yaramuretse kuri match ya Pera aramureka, haciyemo ikindi cyumweru ubwo foronganya bataragaruka iyo ngware yatazakira. Ubwo kuri match ya AS Kigali ashobora kuba yabanza mu kibuga cyangwa se akaza amasimbuye abareyo bakamubona, dore ko banamukumbuye cyane muri rusange. Sogora yariyo breaking news twarimo tubabwira byinshi cyane muri equipe ya Rayon Sport, tureba byinshi bitandukanye. Ubwo reka nizere ko ibintu byose bimeze neza cyane. Nizere ko mwakaze kuri subscribe, nizere ko byose ari umutekano cyane. Abantu batarakana kuri subscribe nta muri kutubanira ni mukandeho kugira ngo imibare yose yuzure imere neza cyane muri rusange. Niruta mu Toka Zone TV iwaba wa sportif. Nizere ko kila kitu ari tayari 100%. Bafana ba Rayon ni mwihangane, bibaho. N'ikipe ya Kiyovu Sport yagize ibihe bibi ariko uyu munsi imaze kurangira. No muri equipe ya Rayon Sport ibigeragezo sakarande kandi sumurage, igihe kizagera birangire. Ngiryo ni ijambo rigarura ibyiringiro n'ituze n'ihumure mu mitima y'abafana ba Rayon Sport. Jabless kwa mwese twari kumwe, stay touch. Ubwo gahunda za mu Toka Zone TV zirakomeza no ku munsi w'ejo turibazandana no kuri equipe ya APR irimo kwitegura shampiyona. Ariko nanone hari ibiganiro byagiye bitambuka, ama podcast no wasubira inyuma ukareba ku ruganda zimeze, hanyuma ukagenda udushigikira mu buryo bugiye butandukanye. 0717 13 aho ngaho byose birakemuka cyane iyo uhamaga cyangwa se ukadufasha mu buryo bugiye butandukanye.